kandi n'ibiki none umugore azanye haya ni muvome pfiriya mukabande pfo ni pfiriya mba mvuye ukazamuka uhangara rino zuba ureba n'ukuntu riri kuvana ubugome nese yureka basukajya izuba riziye ahubwo ubu nibyo byiza kubera hakiri kare ejo bundi se ko navuye gusura papa Gatama ariko nahavuye umugore wagiye kunyica umugore we ni inkazi wagira ngo ni intare y'ingore mwapfaga iki se nabizi se nari ngiye kwirebera papa Gatama ngo twigire kwinywera gaco nawe inzoga saye ni umunsi warwo nta kindi kintu wakora utanywa inzoga none se bundi abantu bose banywa inzoga n'imbwa zanjye icyo nicyo kintu yampora none se ubu koko papa Gatama yararangiye ku buryo atanasiga kuzaniye amazi akabona kujya muri bya bindi bye reka yirirwa azererana yambaho ngo ni imitsi ntabwo uwo mwanya yawubona imitsi we wimumubwira kereka wamunshyikiriza nibwonge nawe wamunzanira nawe ureba ngo urebe uko mu byo mukorera reka nanjye iwanjye yarangengereje buri munsi araza nkamwirukana byaranze neza umugabo wanjye yaramwanduje nose papa Gatama mwari mufitanye gahunda yeee we yari yampamagaye ngo nze mu rugo agiye kungurira akantu ahantu yari yakuye udufaranga ariko umugore we yaje nk'igisasu nose wowe kuri injajwa ibyawe na papa Gatama byageze ku mugore gute yakwirukankana gute uyu urumva ko turimo turiganirira ambwira ukuntu nyine ukuntu we wamubayeho mu rugo we yanambwiraga ko yaburaye uriya mugore we ngo yari yabumuraje maze ndimo ndamugira inama rero ukuntu yabigenza nyine jya kubona mbona umugore waraje ngo hego ugumvaga umugabo wanjye ngo ni wowe umurarura ngo n'umujyana mu ndaya ariko n'ubundi uburaya bwawe narakubwiye ubundi ubwo niba wari uzanye ikintu cy'uburaya bigatuma kwirukankana ko nzi ko uriya mugore ntaribi hanyuma rero hari ikintu nendaga kukubaza uretse ko n'ubundi ntari kugucaho ntagusuhuje nk'umuntu tuziranye ariko hari umurima mfite nkeneye abantu bawuhinga kandi nkeneye abantu byibura babiri ubwo rero sinzi niba wabandangira reka ubu ngubu yenda ntabwo mbizeye neza ariko ndaza guhiga nk'umwenda ashobora kumubona wowe reka nari ngiye mu kazi ubwo uraza kumbwira urakoze nkukorera se cyangwa urikorera reka ndikorera nta kibazo sindagira urebe ko wagerayo dore n'ubundi urugendo ruracyari runini ako reka nkubwire mu minsi ishize ngire nyamva i Kigali ariko ndashaka no kumutereta wowe kereka niba warize karate uriya mugore ntabwo wamukira cyane urutare barubyaza amazi ibyo byo byihorera ntukabivuge n'urutare barubyaza amazi cyane ibyo birashoboka ariko we kuri we ntabwo byashoboka niyo wateka amabuye agahinduka isosi ntabwo wamushobora uriya mugore ukuntu yaje rero guhenga umugabo wanjye ngo niwe umwigisha uburaya nubwo ari umusinzi ariko buriya reka nkubwire mba mbona nimwigisha neza azabyemera mama Gata enda hano
uri gukora iki hariya mu rugo? Nari gukoropa. uri gukoropa? rero ndagiye ubu ngiye kujya kureba umuntu hariya hepfo umbwiye ko hari akazi, urumva ngiye kujya kumureba, ahubwo wowe uze gufata ya myenda imwe nkunda gutemberana. urayizi? Ndayizi. bayita ngo iki? Inkondowazi. Okay. ubwo rero reka ngende, nawe ugenda ubigire neza uyifure, hari undi ubuze gutembera nimugoroba. Sawa rero. sawa. uri kwerekeza he se? ubu nari ngiye hariya imbere, hari umuntu ngiye kureba yavuze ko afite akazi, ariko se ubundi ntabwo ubizi ko gemura ndi tutaravuga. akazi ndagakora, icupa nkarisoma nta kibazo na kimwe bafite. aho ntabwo uri kujya ku kabari ukavuga ngo ugiye ngo kureba akazi. oya ntabwo ngiye ku kabari, ako se nkawe kuko Mr. Nkoko nawe rwose ubu ngubu umaze kunyobera, uzahora uri umwana kugeza ryari? urabona amafaranga yarabuze, akazi karabuze, ngo ngiye ku kabari ndajya nayo iki se sha? Rero Monica, rero hari ahantu nakuboneye akazi. hari umukire nahuye nawe mvuye kuvoma mu gitondo, arambwira ngo afite akazi ko guhinga. nanjye kukubaza niba rero wagakora ngo ejo tuzajyana. Yego. Uririrwa umbaza? Maze iminsi nta kazi ahubwo ni ryari. nyine yari yambwiye ngo muhige, ninza kumubona mubwire, noneho ejo tuzatangire dukore. ariko bivuze ngo ubonye amafaranga wajya kugatsoma. umva sha, ubu ngubu ndamutse mpavuye nkagenda nkabona byonyine nagatikura, ubundi ibindi bikazaba ejo. ese bo mu gatama wawe buriya ko nshinye gukora udufaranga n'utwonye ukajya kutunywera, buriya uramuhaye mu gatama se? mu gatama nese mu gatama ko ari umuntu mukuru, ubwo nyine mu gatama azimenya, natimenye ubwo byo nta kazi kiyo nyine ntabwo byo. reka kuba nabonye icupa narinyweye nta kindi kiba kindeba na kimwe, ni umuntu mukuru ako karagaciyemo. hanyuma nshaka umuntu ndakubaza, ariko bakamaze nkibariza akantu gato, kugiye gusoma agacupa nje tukajyana ukansomya hari ikibazo? ariko njye nakubwiye ngo ngiye ari imbere kureba umuntu ngama akazi, nenga urimo ngo nanyweye agacupa, ahubwo gira niba ari igihumbi ufite ukigurize nyine nkamenemo, kuko ubu ngubu wana arihumbuje byaraye. okay. hanyuma waheruka kumbonera umuntu bita Mitsi? Mitsi kuri kumushaka se cyane yakoze iki? Mitsi ndimo amafaranga yanze kunyishyura. Niko mana yanjye, njye maze iminsi nta kazi mfite, maze iminsi ndi ku bukene. muri iyi minsi akazi kabuze ntabwo wabibonye, ubwo se urumva nareka kujyayo gute? ahubwo se arishyura. ni umukire. ni umukire, ntabwo yareka kutwishyura, unashatse avance yayiguha. ni umukire ararenze. maze iminsi narakoreye umuntu ndamutegereza, na n'ubu ngubu yaranyambuye. we rero ntabwo ari uko ateye, afite amafaranga, afite ibyo kurya, mu rugo we nta kintu kibuze, rero ntabwo yakwambura pe. ahubwo aho hantu ni sawa, urakoze ahubwo kuza kundeba, ubu nari nashuparaye, nta n'ay'ikibiriti nari mfite. ahubwo ndaza kujya kumureba mbimubwire, ejo mu gitondo tuzagende dutangire dukore. sha urakoze pe, urakoze ni ukuri kw'Imana, urakoze kabisa. kurimo amafaranga urabibara, urabizi wowe. uretse wamuhaye ibyo yagenze gute? yayanyatse ngo agiye ngo kugura, ngo ajye kugura indangamirwa ku isi ya cyenda. kugura indangamirwa, ntabwo akiri indango, ni indangamirwa, niko nsigaye mbyumva. nuko ngo ajye kugura indangamirwa. ukaba ari cyo uri kumushakira gutyo, rero wahagiye cyane. yihorere uzimufashe. ariko se nkawe kuko abantu b'iki gihe mwabaye mute? ubu se nkanjye narimo ndatekereza ko naza nkakubwira ngo nguriza igihumbi njye kunywa icupa hariya ku kabari, none urimo uravuga ngo Mitsi yaguguje amafaranga, urumva ngo umufashe ngo wamuniga ukamuhotora. siko uvuze? umeze gute? meze neza. ko duherukana kera. duherukana kera nyine sha, urabizi nawe. nibaza haciyemo igihe hajya duherukana ubahira. kuba ntiduherukana igihe uheruka mu rugo madamu akakwirukana n'amabuyera. ariko zisha ko nawe urabibuka cyane, nkamunduye munsi ya wa mukingo uri hepfo y'iwanjye, ntabwo wavunitse buriya? urabonaga afashe yangirira amahoro. nabonaga nanjye yarakaye bya danje. ntabwo byari kuvamo rwose,
nakijije ayanjye uretse nyine ko nahaburiyeho ubuzima ho gatoya ntabwo byari ibintu birenze ariko rero ngiye reka nkubwire uriya mugore nutamwirukana azakwiyicira. wavuga ngo iki wahora ni iki burya yahise agaruka noneho ahita aza ngo caki abarankurura aragenda no mu nyungu pi ati twumvikane mbere na mbere y'ibindi bintu byose uriya mugabo bita Mitsinda mukwihanije hose nongeye kubona muri kumwe. uriya ntabwo nzagaruka mu rugo ubwo urumva nahagaruka byihorere ariko mba nkubwire ibyo yakwikora byose uko yagira amahane kose njye nawe rwose urabizi ntabwo twapfa gutandukana dusangira byinshi. ibyo wakwigira byose wisitaho ko ntabwo we nawe muzakirana. uyu uriya si niyo yawufata ko nahita mwica uriya baba we uriya ni nko gutonora umwumbati uzi igihugu bita Esipanye niho nigiye kara uriya mutipe twavuze ko ejo bundi duherutse guhura hepfiriya kuri rwa rugo rw'imiyenzi akampamagarira akavuga ngo wamwambuye amafaranga ngo niba ari 1000 sinari ariko ngo nagufata gazata guhotura neza neza ngo ntabwo azagusigaza mu gihumeka. nari ndimo kwiyemera ibyo numva umutima uranyi ariko rero bazimije ngo igitondo ibyo ari byo byose ngewe kari akagabo umwana ni gatanu uzi wabonye ukuntu kareka ubwo dore nguriye